Reka nkusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initohoza TV. Wewe witwa nde? Binyandikire muri comment. Yemerera tugaruke ku nkuru yakomeje kugarukaho n'abaturage. Mu karere ka Muhanga ni inkuru ibabaje itera kwibaza byinshi mu mibereho y'abaturage n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwabo. Imyaka ine irashize bamwe mu batuye mu mudugudu wa Gifumba, Akagari ka Gahogo, Umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga babariwe amafaranga y'ingurane kubera ko batuye mu cyanya cyahariwe Inganda. Ariko kugeza uyu munsi hari abavuga ko ayo mafaranga bayategereje, amaso akaba yaraheze mu kirere. Aba baturage bavuga ko icyizere bari bafite cyo kwimuka bakajya gutangira ubuzima bushya kirimo kugenda kiyoyoka umunsi ku wundi. Ikibabaje kurushaho ni uko batemerewe no gusana cyangwa kuvugurura inzu zabo kuko babwiwe ko bagomba kuhava vuba, ariko iyo vuba imaze kuba imyaka ine yose. Muri aba baturage harimo abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru badafite ahantu bakinga umusaya. Mukagatare Dorosera w'imyaka 76 ubana n'umusaza w'imyaka 79 ndetse n'umwuzukuru wabo, n'umwe mu bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Inzu babamo yamaze kubagwaho igikuta kimwe kubera ko batemerewe gusana. Bahisemo gushaka ibibabi by'inturusu ngo basimbuze igice cyasenyutse. Aho yagize ati, hashize imyaka ine batubariye, hari n'abo twabariwe rimwe ariko barishyuwe, twe ntacyo twabonye. Amazi ava mu nganda zo hejuru yakubise igikuta kiragwa. Twasabye gusana batubwira ko atari ngombwa kuko bagiye kutuhakura vuba na bwangu. Ubu niho ndara hashize imyaka ine yose batubwira ko bagiye kutuhakura kandi batubeshya. Tekereza umusaza n'umukecuru barara mu nzu ifashwe n'inturusu mu gihe bategereje amafaranga babariwe mu bigo bwemewe n'amategeko. Imbere haraguye, ushobora guhagarara mu nzu ukareba hanze. Nyirabazungu Mariceline nawe ugeze mu zabukuru atuye iruhande rw'uruganda muri iki cyanya cy'Inganda cya Muhanga. Inzu ye yamaze kwangirika bikomeye, igice cy'imbere cyaramugwiriye, amategura yaramenaguritse n'inyuma hatangiye kwangirika ndetse no gusenyuka. Aho yagize ati, ubu sinyiva mu rugo, nirirwa nyiramye hano kuko meze nk'uba ku gasozi. Iyo imvura iguye dutega amabasi mu nzu. Imbere haraguye, ushobora guhagarara mu nzu ukareba hanze. Imyaka ine twarategereje ko batwishyura ariko amaso yaheze mu kirere. Avuga kandi ko urusaku rw'imyotsi ruva mu nganda bibangamira ubuzima bwabo, akibaza niba atazabizira mbere y'uko ahabwa ingurane. Ese ubuyobozi buvuga iki kuri iki kibazo? Umuyobozi w'Akarere ka Muhanga Bategereje yatangaje ko igikorwa cyo kwishyura ingurane cyatangiye mu 2022 ku bufatanye na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Minikomo, kandi ko iki gikorwa ngo gikomeje. Aho yagize ati, abatarishyurwa nabo bazishyurwa, kandi ko umuturage wese ufite inzu iri mu bibazo ashobora kwegera inzego z'ibanze agafashwa. Ariko abaturage bo bavuga ko bakomeje kugaragariza ubuyobozi iki kibazo kenshi, ariko bakumva nta gisubizo gifatika gihabwa ikibazo cyabo. Banibaza impamvu bamwe mu baturanyi babo ubishyuwe bakimuka mu gihe bo basigaye mu nzu zangiritse kandi batemerewe no kuzikoraho. Ubuzima mu kaga n'icyizere kigenda gicika gake gake. Hari abasigaye bararana n'amatungo kugira ngo aya matungo bataza kuyiba. Hari abaryama mu kizima kubera ko insinga zibwe. Abandi bahangayikishijwe n'urusaku rw'imyotsi ruva mu ruganda. Ikibazo gikomeye kirimo kugarukaho ni iki? Ese imyaka ine yo gutegereza ingurane irumvikana? Ese umuturage udashobora gusana inzu ye kubera ko ategereje kwimurwa ariko ntiyimurwe akwiye kubaho ate? Abaturage barasaba ko bahabwa ingurane bakimuka mu maguru mashya, bakava mu nzu zibashyira mu kaga buri munsi. Ese wowe ubibona ute? Utekereza iki? Utekereza ko iki kibazo cyakemurwa gute kugira ngo aba baturage babone ubutabera n'umutekano w'ubuzima bwabo? Andika igitekerezo cyawe hasi dusangire iyi nkuru, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe Kwitohoza TV kugira ngo ukomeze kubona inkuru zisesenguye, zigezweho kandi zivugwa mu buryo bwimbitse.
byemve ni kwizera niko nitwa, mwakoze cyane, ubundi munyandikire muri komenti mumbwire uko mwabyumvise.